Nzafata inyama nzigereka ku bishyimbo mfata imyumbati Oya ye baba we oya Nambarizera tamubaza Oya Joyeuse Fata inzira mu gitondo cya kare. Fata inzira mu gitondo cya kare. ahubwo umubabarire umugabo wa Joyeuse agiye gupfa Joyeuse ahubwo azashyira Joyeuse ubyuke ugende mu rusumu twawe ugura ibirungo byose ugakaranga ubundi ufata agafotoreza Ivan ubu Joyeuse wanjye reka muri kantu ntazakoresha amamesa Amafuta y'ubuto. uzi ko amamesa nafite hano baba we ngaho nyumvira inyama watokesha none bari kuzakoresha amamesa se Joyeuse ariko mana we do ujye niyo mpamvu kubivuga inyama nabi ntabwo zizanakuryohera ugiye kubivuga nabi aribyo ngukubita utekesha inyama amamesa atekesha inyama amamesa sha Amamesa soda. reka mbabwire no kuri kwimana Joyeuse njyewe Joyeuse kamubwire niba ko kumaze icyo gihe cyose kandi ukaba ufite sheri wawe ntago ari ukumwinjirira uko njya mvuga ibintu reka nyagukunda ni nayo mpamvu mba ngutekereza ariko niba ufite sheri akaba atakumanukanira icyatanu cy'ikinuza ngo azamure nyine niyo yakuzanira ipusi yakuzanira intama yakuzanira imbwa ntari bimfa kuba ari inyamuri ajya kuzana akanusu kuko uri umuntu umwe n'ubundi ariko ni ukuri kugira ngo uzagere ameza ejo wazaza ejo wazaza no mu rugo uje kunsura nkahita nkutoresha igiceri kubera inyama gusa ngibyo byose se mwana ngo ntacyo akanusu kamumarira ari umuntu umwe kandi akose ubusitaka musukamara iki ashimarira kuzi ajabure eshanu eshanu urazijabura ukazirya ariko bana ku munsi w'ejo nzanabereka agafoto ejo nzarya ifiriti n'inyama n'umuceri ejo nibyo biryo nzarya nyine si shu n'umuceri ngo nzarya n'ibishyimbo n'agaciro oya n'umuceri biba ari sawa ibishyimbo dukaranga ku ruhande tuba ari sawa Izina rya Yesu. ibishyimbo mu izina rya Yesu aba bacocanye bakagusuka udushyimbo dukaranga ku ruhande tuba ari Ibone sawa byo kwa shitani. uzarya udushaza ibishyimbo ni sawa Joyeuse udushaza w'agasirimu ejo udushaza inyama Ibishyimbo babimuhaye inshuro nyinshi. inshuro nyinshi biva akeneye kurya udushaza n'agaceri n'udufiriti N'udusaza nashaka tureke. Joyeuse ifiriti azirage n'ikiro cy'ibirayi Fata ifiriti. Umva mubwira Joyeuse. uzwe iva ari umugome ngo Umva mubwiza ibishyimbo ukuri. ariko ibishyimbo ntabwo warya inyama utashizeho ibishyimbo ntabwo narya inyama nta bishyimbo ngo maze Joyeuse. yegeye cyose akira ibishyimbo ni kabisa sawa Jya kuri Joyeuse botike ibishyimbo nabihaze mu cyakare. Jya kuri botike mu cyakare. Ugura ibiro 8 by'ibirayi. nzafata inyama nzigereka ku bishyimbo mfata imyumbati oya ye baba we oya nambarizera tamubaza Oya Joyeuse Fata inzira mu gitondo cya kare. Fata inzira mu gitondo cya kare. ahubwo umubabarire umugabo wa Joyeuse agiye gupfa Joyeuse ahubwo azashyira Joyeuse ubyuke ugende mu rusumu twawe ugura ibirungo byose ugakaranga ubundi ufata agafotoreza Ivan ubu Joyeuse wanjye reka muri kantu uri buzige neza sibyo reka nkugire inama yenze guteka humura dore ukuntu Ivan ugiye atavugamo kubigenza. ibishyimbo gusa oya ntabwo nongera kubizanamo kuko ibishyimbo n'abantu babisebya ni ukuri kw'Imana ibishyimbo birahenda oya kurusha ibishyimbo ni biraguruka byiza n'uwabiri ibishyimbo oya n'umuntu ubona ibishyimbo ibishyimbo umva nkubwire impamvu uri kubivuga Joyeuse yabiri igihe kinini mumureke none se njyewe usigenda bihereye nanjye ndabihereye Ivan kandi Ivan we wabiriye wenda binatetse neza ariko Joyeuse ajya bigenda mu kivange gusa Ivan N'utuvange. yewe ibishyimbo ntibijyabura mu rugo rwanjye Umene wagusa wenyweraga umumene ntwara. urumva ibishyimbo ntabwo ntibijyabura mu rugo rwanjye ariko Joyeuse Ivan kukiza ihene. nanjye ibishyimbo ntibura mu rugo rwanjye ariko the reason why uyu mwana yabiri igihe kinini afite ikimubabaje umutima we it is once in a while mumureke ateke inyama ok nta kibazo inyama n'ifiriti n'umuceri uzabikubite Umuceri uzazire muri interine. Kawunga never. Sibyo. nta bya kawunga ntabwo ahubwo twaraziriye muri interineti Mu izina rya Yesu. Okashitani. Ibiryo bya rusoferi. ariko Kawunga ibishyimbo. ariko rero mwanga ibiryo bikomeza umubiri rero aha ntabwo akeneye kumuntu ukomera Ifiriti inyama. fafa Joyeuse ifiriti inyama. Yesu ashimwe. oui ntabwo dukeneye ibyo bikomeza umubiri urashaka umutima wa Joyeuse mureke Joyeuse urashaka umutima wa Joyeuse unezerwe akawunga n'ibishyimbo ukuntu biryoha nimufate nabi
aka kawunga n'ibishyimbo nabiriye umwaka wose mirya Ibaze saa gora. Yo. umwaka niyo mpamvu nanjye narabiriye umwaka aka kanya si wabizinutswe ku ishuri oya narabizinutswe ibyo ku ishuri icyo gihe narabizinutswe ntabwo nakubeshya ibyo ku ishuri byo urabizinukwa ariko iyo ugeze mu rugo hari ukuntu biteka neza njye ntabwo ari ibyo ku ishuri ibyo mu rugo wowe okay Joye ngiye kugira inama y'ukuntu ejo uzarya inyama neza andi mafaranga araza andi mafaranga ari buze wumva turacyari hano sibyo reka turakesha uyu munsi muri makeya ikintu usabwa icya mbere usabwa ibitunguru urumva ibirungo byose muri rusange oya urazabura ibindi kugenda kose ugura ibintu byose ibitunguru ese uwase yajaje akazi gutekera shu reka mubwira azabishobora kuko aranabyumva uburyo azazirya neza umunyabwenge azabishobora Joyce ni umunyabwenge kuko numvisha uburyo ufata sogoto mukayishyiramo mbere y'ibitunguru yabuzwa n'iki ajyamo biterwa n'iki wajya umugendera ahubwo se ahubwo nashaka umuntu ujya akoze mutekera namuvumbuye kubera ukuntu ese mubwire ukuntu uzazirya neza Joyce sibyo nyuma y'uko wakase udutunguru pavuro udusereri ufite ibirungo byose ukabishyira ku ruhande burya nujya guteka jya ubanza utegure kuko hari igihe ushyiramo inyama ukajya gukata inyanya sometimes bigashirira jya ubanza ubishyire ku ruhande noneho ufate buto nkeya umenemo buto ufate za nyama utarashyiramo amazi ubanza uzimenemo amavuta umanza ushyiremo za nyama uzigaragure zifate irangi wari kuvuga ngo buto buto of course ni amavuta yavugaga ya tazakoresha amavuta yo kwisiga tazakoresha amamesa amavuta y'ubuto uzi ko amamesa nyafite hano baba we ngaho nyumvira inyama watokesha none bari kuzakoresha amamesa se Joye ariko mana we do ujye kubivuga ntabwo tuzanakuryohera ugiye kubivuga naho ari byo ngukubita utekesha inyama amamesa atekesha inyama amamesa sha amamesa sodata nibagura make thank you umva nkubwire ukuntu bimeze umara gushyiramo za nyama ikindi ujya ntukagura ingurube cyangwa iki ugura cyangwa ihene noneho nugura inka nta kibazo ya mavuta numara nta n'ikintu kindi urashyiramo uzigaragure zifata irangi uhita usukamo amazi arengereho gatoya uzitogose uko za nyama zigenda zikamuka ya buto irasigara hasi ariko buto isigarana nyine inuza yose umunyu wo mu nyama ibintu byose byo mu nyama noneho agasigara akabuto gakeya amazi arakama agashira ibyo ntabwo numara kuzigaragura biroroshye biraza gusaba yuko uza guteka inyama mu rugo iwawe biraza gusaba ko uze kuza kumeze nabi ntabwo arimo arakumva reba ukuntu ari kumira amaritiro kubera ukuntu urimo amubwira indyo yawe icyo gihe ikintu ndi kumubuza nicyo kujabura ntabwo Fafa thank you Fafa iyo ndoza kujabura arimo arabona yazi uri muragambanira ubwonko bwa Joyce ngo nzabanze nzibize mu mazi oya kujabura mubireke nashyizemo buto kubera impamvu Ivan wowe urimo urafata ku mufuka wo bwa Joyce zibona zimuri imbere zirimo zirumuka ni gute zumuka idashunyeho banza unyumve dusozanye sibyo kandi njyewe nakubwiye kuba ku rugo ariko bisa nkaho nta shangazi ufite kandi ukeneye kubaza shangazi ukeneye no kumenya uburyo bedenuri ikaba yambara utazajya ushyiramo igikabutura mo imbere rero bedenuri gafite uburyo gafunguka kagatanga umuyaga n'umugabo yaza akagupfumbata bikoroha ariko mana yanjye bikoroha noneho izo nyama numara reka umushuke nizimara umugabo azaguca umugongo bari kukwigisha ngo agomba kuzasanga ngo kari gutanga umuyaga bamuteye ubwoba urumva reka tubihoreshe ariko robedoni n'ikimara mbese niba baranagura ukoboyi cyangwa itiriningi urumva umugabo azagupfuka ahereye inyuma umugabo akigera mu rwanda rwo kujya kwambara ikoboyi ni rodoboyi
ni robe dobodi ikaba inyuma isa nkaho irangaye ku buryo umuyaga ucamo neza. Robe David. Reka y'amazi akame mu nyama noneho. Urumva? dusubire ku nyama. Reka y'amazi. Iyo uri kuzikaranga gutyo utarashyiramo amazi nagomba ko zahiye. Mana we. Kandi ndi nuko ya sosi ahutaye iva hehe? ariko Joye ayishakiye akoreza igihugu. Bakeneye ahantu agasosi azagakura. Oya ntabwo nyine gutyo nukuri Joye ndi kubyumva chapitre ya mbere yayitambutse agasosi katabonetse. Oya none se kamaze nkubwire nabyirengagije agasosi agasupu katabonetse. Reka tukirengagize ntabwo gutyo utarasukamo amazi ntabwo ushobora kujabura ngombwa ko zahiye. ndashaka kumvisha uri kujaburire rero bagwaye nayo Joye Icyo gihe mbikohereje ngo nayo mu rugo ntabwo wajya guteka inyama. Umva ngiye rero mbabwire ntabwo ibyo mu rugo yatekaga mu rugo barazibaraga. ntabwo nari mbifitiye uburenganzira ariko mfite uburenganzira bw'iwanjye. Ntabwo wajya guteka inyama. Naribi najyaga Ndetse ntabwo wajya kuziteka. Nese urumva atazi kuziteka umugani. Ndaziteka ndi kumwe na mabuja. akureba aguhagaze hejuru kuko arakuzi agomba kumugabura. Joye niyo mpamvu yaguhagarikiraga yarazi ko inyama zari busange zashize. Zagombaga kuba zashize umva Joye. Mama nta kindi kibazo nagiranaga na buretse ikibazo. Uretse inyama. N'inyama n'ifiriti. Kandi ubu ngubu Joye wabona yarabeshye ngo ba boss ko arwara buriya ngo hari indwara arwara ituma atarya inyama. Ariko mana we. Wajya kuzirya akakubwira ngo wazimaze. Bruno Ukubwira ko utemerewe kurya inyama. Ibyo bintu barabikubwira. Mana yanjye. Cyakoze abo ngabo Imana izakuzanira abantu bazazirya uzihage pe. oya umbarata ejo uzagura inyama. Kuri Imana izakuzanira. waretse nkakurangiriza uburyo ugomba kugira. Ejo uzimana. Waretse nkakurangiriza uburyo ugomba kuziteka. Bruno focusinge ku mazina. Wowe ikibazo ufite naho bijaburira ibiki bigoye ariko biki biguye we n'ingeso yawe yo kujabura wayicitseho ko ari izawe uri kuzirya. Nibwo uzajya uzirya neza uzifite ifembe. Iyo uriye itarajyamo ibirungo urazihaza ariko ntuzijya kuziko gutyo. Okay, kadukomeza amasomo Ivan komeza umubwire. Reka dukomeze noneho reka ntangire nihuta vuba. Niba ufashe ya mavuta ukayashyiramo za nyama ntabwo wazigaragura kuko imbere zazikiri mbisi ariko inyuma zazatangiye gufata irangi ugatisukamo amazi ukazireka zigatogota zikabira. Iyo zibize ya mazi arakama agasigaramo unuza amavuta hasi. Ayo mavuta rero urongera ukagaragura noneho ugatishyiramo bya birungo ugahera ku birungo bijya bitinze ugashyiramo pavuro, inyanya, igitunguru byose ukabishyiramo warangiza ukagaragura za nyama zigafata isura. Izo nyama rero aho zinageze ziba ari nziza zo kuba wanazirya ushaka no kongeramo amazi kugira ngo zige zihage. Washyiramo ibitunguru ugashyiramo ibirungo byose inyanya sorwatomu igatukura inyama idafitemo amazi. Hariya rero wemerewe gukora inyama nk'iyo. Iyo nyama bifashe iyo nyama ariko rero buriya bise mitekerezaho reka mbabwire ikindi kibazo mfite. Iyo netifiri utekereje ku kindi kibazo. wowe biteruza akagira muri wowe kandi ntabwo umugabo azakurongora usomye uzahita. Iyo netifiri ndakwiza yashize. Yagize ute? Iyo birumvikana disi kuko bisaba kwarura zimwe. Ifiriti zo birumvikana. Nta n'ubarindira kwisha. Joyeuse yatumye n'ikinira game kubera Joyeuse warura ifiriti za mbere mu gihe ushyizemo izindi zitogota ziri uba wazimaze. Yego noneho nkavuga ngiye koga ndarya ngarutse ndarya nyine maje koga kugira ngo wenda mpite nsinzira. Jyana agasahani muri dushe. Oya ifiriti ya Joyeuse ni viewance. Nkajya kuvoma amazi nkongera nkaza ngakoramo nkoza inkweto nkongera gutyo mva muri dushe zawe. Ufite n'isabune. Baba we Joyeuse we. Ako Joyeuse n'inzara.
ahubwo uyu mugore wanjye aramwirukana. mfite amasomo menshi yo biragusaba igitabo gikomeye cyane. Joye niba utakwihangana ngo ujabure inyama zigeze hahandi ziba zifite irangi zanahiyemo imbere ukuntu ziba ziryoshye, kandi none ushobora no gufata inuza, ushobora gufata agafiriti ugashyiraho za nyama ukarirya aho ngaho nyine utiriwe ugenda ukuramo kamwe kuko impamvu haga ubwo bwoba nibwo mfite. Ese ufite ubwoba? Ese ubana nande ko imbeba zawe wajya ngo uzicisha inzara wawe uteka ukabimara? ese Joye inyama 30 watubwiye urumva ufite ubwoba koko? ufite ubwoba bwo kuzishira? zishira zitavuye ku mbabura si ikibazo se. Ese ubundi uhisha iki? Reka nkugire inama rata mwana. Ibitunguru n'ibyahisha. Ibyo biceri baguhaye subi Nyamirambo. Yego. Nyamirambo ntago wabura za resitora bita Amibe dutezanye imbere sibyo? Mu cyakare utumizamo imwe ipura bari icyatanu ipura ijyana n'inyama. Ubwo nibagwaye ngaye 10 na bingahe? Inyama imwe kandi ashaka kurya inyama nyinshi. Ariko nazarabeshya. Aratumiza amaguru 10 nangahe ahwana na birabici. Uri puriza strategy. Papa. Ashaka kumuha strategy ituma atajabura. Aze kubanza tumize ipura mu gitondo y'ifiriti n'umuceri ariho n'inyama ku ruhande. Aporeza hage ibindi ari buteke saa sita. Yarangiza ateka inyama ntabwo ari bujabure ko ntabwo yateka. Icyo gihe ntiyaba agitetse n'ubundi kuko yamaze kurya inuza rero niyo mwumva. Niyo yateka ntabwo byamushobokera. Urumva ko we afite ubwoba n'indwara muri we. Ufite ubwoba bwo guhisha inyama. None ntabwo avuga ko ari indwara muri njyewe. Reka ejo turebe, ejo nzaza mbaho ubuhamya. None se umugabo wawe iki kiri muri bagiye kugikontorora ejo. niko Joye umugabo wawe uzajya kumutekera inyama azihaye nurangiza uzijabura uzimaremo. Busha yo baba uyu mwana w'umukobwa ariyizi ejo ari nese yaje abana bageze bwa mbere.